isi yose imbundi iri gucecekesha abana b'Imana ntitukiri kuvuga, uravuga ukikanga bagufunze, uravuga ukikanga bakurasha. Ariko namwe banyepolitike ndagira ngo mbabwire ngo simbaciye intege, nimuyobora abantu ariko mwemera Imana ivugirwe mu matwi yanyu, amatwi yanyu yakira Imana, imitima yanyu inyurwa no kumva Imana, kunezeza Imana no kunyurwa n'Imana. Muzakomera, muzabaho budapfa, kuko ni birangwa ngo naho unyiza naho yapfa azagira gute, azongera abeho. Haleluya. Ariko ibi ngibi turebesha aya maso, abanyepolitike bamaze kuzungura Imana, ubutware bw'isi bumaze kuzungura Imana. Urugero, reba Israel ibintu iri gukora muri Gaza. Icya kabiri, reba Uburusiya icyo biri gukora muri Ukraine. Reba muri Afurika, reba iyo za Kongo, reba iyo za Sudani, topeye zere drayagi. Igituma Satani ari kurwa akarwana umuhenerezo ntabwo ari umuswa, azi icyo ari gukora. Ntabwo Satani yafata umwanya ungana n'uwari gukoresha, ari gukoresha ibintu bimufitiye inyungu. Ntabwo bishoboka. Dore ikintu Satani ari gushaka. Satani ari gushaka ko abantu bagwa bakava mu byizero, bakava mu buntu bw'Imana, bakarimbuka bakabura ubugingo. Satani azi mu ijuru, kandi azi ko ijuru y'abagabo yarivanywe no kurakara no kubabazwa no kumuntu aremwe. Byanze biku icyo Satani ari kurwanira ni ukugira ngo rya juru yavanywemo tutazaribamo. Kugira ngo Satani iyi nkundu ari kurwana ntabwo ari revolution yo kugira ngo aza kubohoza abantu, ni revolution yo kugira ngo arimbure abantu. Nta kindi gitumye Satani ahagurukanye imizi n'imiga. Bene data dusangiye gucungurwa guturuka muri Kristo Yesu, twongeye kugaruka kuri uno munsi wa none, tubazaniye umuhanuzi w'Imana, umushumba. Twamubazaniye kugira ngo yongere abaganirize ku by'umwuka, yongere abaganirize ku byabakomeza muri urugendo rujya mu ijuru. Bene data duhura na byinshi bikomeye, ariko tuzanye umushumba kugira ngo abahumurize muri zino nzira zigana i Siyoni. Turamwakiriye rero. Mushumba, twongeye kubakira kuri izi kamera zacu. Yego yego. Muhabwe umugisha n'Imana. Turabakire mu izina rya Yesu. Reka tubasengere kugira ngo mukomerezeho. Amen. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana yaremye isi n'ijuru, uri Imana ntago tuzi aho wabikuye urema isi n'ijuru, wabikuye mu bitekerezo altaki endestandos tifo, wongera kubiterekaho, ntago twari tuzi ahantu bikuye. Turagushimiye kuko uri Imana ishobora ibintu byose, nta na kimwe kikunanira. Muri kano kanya Mwami Imana, twakiriye umukozi wawe, turamusengeye mu izina rya Kristo Yesu, wagiye ubana nawe mu bihe byatambutse, n'uyu munsi niwongera ubane nawe mu izina rya Kristo Yesu. Wamukoresha bikongera bigakunda, wakongera kunyura muri ugakomeza imitima ya benshi muri ino minsi ya none. Abantu benshi banamutse, twasabaga imbaraga kugira ngo zongere zize zikorere muri we, yongere gutegeka byumve biri muri we, yongere Mwami Imana ibirema byongere guhaguruka kubwe, kuko ujya ukoresha abantu ibirema bigahaguruka. Urakoze, turagushimiye Mwami Imana. Abana nawe ubane n'abazumva kino kiganiro, kandi azaho umuhesha w'umugisha muri bo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turabakiriye. Amen. Rwose ikaze, watangira wibwira abantu. Yego. Abagukumbuye, ntiwaheruka gutanga ikiganiro, wongeye kugaruka usuhuza inshuti zawe, unakomerezaho. Yego yego. Nitwa Uwimana Elize, ndi umushumba w'itorero Église de Résurrection et Pentecôte Internationale RP Magamba ahinnye, korera mu karere ka Rusizi, umurenge wa Kamembe. Yego. Imana iduha umugisha twese. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo uwigisha ndetse n'uwigishwa bagabana umugisha wera w'Imana. Uyu munsi rero nejejwe n'Imana mu mutima, shimishwe no kubwira abantu ijambo rigera Data twese uri mu ijuru atwerereje, aricishe mu mugaragu we Dawidi. Zaburi ya mbere, igice cya mbere, umurongo wa mbere, haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare n'abanyabyaha,
hahirwa umuntu adakurikiza imigambi y'ababi nticara n'abakobanyi. N'abakobanyi bisobanuye iki? Iryo niryo jambo tujye kuganiraho cyane, kudagara n'abakobanyi. Imana ishimwe cyane. Mu minsi y'imperuka Yohani ari ku kirwa cya Patimo yaravuze ngo mu bihe by'imperuka urukundo ruzakonja, ubugome buzagwira. Bibiri katubwira ibimenyetso by'imperuka. Dusanze tubihagazemo, dusanze iminsi duhagazemo ari iminsi ikomeye. Ni iminsi abantu bari kwikakaza, ni iminsi abantu bari kwishaririza, ni iminsi abantu buzuye ubwibone, ni iminsi abantu bifuza ibibanezeza, kwifuza gukora ibinezeza Imana. Ni iminsi abantu bameze, navuga ngo nabigeranya nka cya gihe Uwiteka Yehova ubwo yafataga umuntu akamushyira muri Edeni, aho kugira ngo umuntu anezezwe nuko Imana inejejwe no kumutuza muri Edeni, akanezezwa no cy'intumwa. Tugeze mu gihe intumwa zavugaga Kristo zikabambwa, zava Kristo zikicishwa amabuye, zavuga Kristo zikajugunywa intare, zavuga Kristo bakaba zigatemagura. Mana itabara, Imana idutabara. Tugeze mu gihe cyo kuvuga ngo ni muceceke. Suko duceceka dukora ibyaha, ahubwo Satani icyagambira, ariko namwe nimube maso. Bibiliya mbwiye ngo ninkubwire ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Nimba ukurikiza imigambi y'ababi, ntabwo uri umunyamahirwe, uri umunyabyago biteye ubwoba. Bivuze ngo Bibiliya nimba ivuze Imana itari y'Imana yamushyize muri Edeni, ibi bihe nibyo duhagazemo. Iyi minsi ni iminsi umuntu ari guhagarara mu nzira, yagenda akumva ntibihagije, yavuga akumva ntibihagije, noneho akajya gushaka andi majwi amufasha kwideba cyangwa kugera ku rwego, ku ntego yifuza, agashiduka ndetse atakibasha guhagarara mu mwanya wo kunezeza Imana, ahubwo akajya gushaka aho abakobanyi bari. Yesu nashimwe. Noneho Bibiliya tuvuga ngo ntahagarare n'iki? N'abakobanyi. Abakobanyi ni abahe? Yesu we, biravuga ngo mbese uzaza ryari kugira ngo uze guhorera amaraso y'abera yamenewe ku isi, abera ari wowe tuzira. Ubu umuntu arakubona uri umukozi w'Imana, agatangira gukritika andi mazina, buriya kukwita amazina ntibimutera ikimwa, ntibimutera ipfunwe, ntabyumvemo urubanza, akanezezwa no kumva y'ukuri ka kantu ntiyize, avuka mu muryango w'abakene, nta mafaranga agira, ni kagufi ni kirekire, ni runini ni gatoya. Bibiliya irambwira ngo Eliya ngo ari mu rugendo, ngo ari mu nzira agenda, ngo abasiramu mu rwa Yerusalemu ngo bamuri inyuma ngo dore ka gasaza, cya gisaza cy'uruhara. Ariko bibagirwa ko Eliya batangiye kwambara no kwita amazina no guhimba ibyo bishakiye, ari umuntu utavogerwa. Yese birashoboka ko wowe wandeba pare raporo n'umuryango mvukamo koko, pare raporo n'amashuri nize, pare raporo n'amafaranga ntunze, pare raporo n'imyenda nambaye, pare raporo n'isura yanjye, ukanyita ibyo ushaka. Ngo Eliya byumvishije ngo ahindukizwa n'umubabaro wo kubabwira ngo niba nona mpagaze mu butware bw'Imana iri muri njye, ndavuze ngo mupfurupfuru utegeze rubaho, ngo uwo mwanya idubu ngo ryahise ko ribamira bungu, ngo amadubu hese kabasama, ngo batazi nahaturutse. Birashoboka rero ko twebwe abasizwe amavuta nijoro, abimitswe n'isumba byose, yaduhaye ubutware. Haleluya. Jambo rirambwira ngo nimugende mubwiriza amahanga, mubwira ababza ubutumwa bwiza, ngo abemera mubabatize. Ariko igihe cy'ubukobanyi kirasohoye, turacecekeshe. Bibiliya ivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ndetse ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, hicaye n'abakobanyi. Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ni umucyo
ijambo ry'Imana ni imbaraga, ijambo ry'Imana ni ubutware, ijambo ry'Imana ni inkota, ijambo ry'Imana ni umurimo utavogera. Haleluya, amina amina. ratapaya Dafashijwe kabisa, dafashijwe. Bireba ngo ntagarane n'abakobanyi ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba yishimye, amategeko y'Uwiteka akaba yibwira ku manywa ndetse na nijoro ngo ngucyo azakora cyose ngo kizamubera ngo reka ngo ababiri bagira gute ngo ntibamera batyo. Umva, ndagira ngo nkubwire ngo birashoboka ko iminsi y'imperuka iri gutwara intwari, hakarokoka intwarane, wenda nawe yaba yarakugezeho ikaguhagararanya n'abakobanyi. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu Kristo wa wundi wahuye na wa Musamariyakazi yikoreye ikibiri kimuvuna ava kuvoma ku iriba rya Yakobo, akamubwira ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye, ngo abasenga data ntibamusengere kuri uyu musozi, ngo ahubwo basenga data babe babandi bagiye kujya basengera data ari mu kuri ndetse no mu mwuka. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo Kristo wabwiye wa Musamariya rya jambo n'uyu munsi ari ku ntebe butware, aracyatwaye rya jambo yavuze azuka. Yaravuze ngo uyu munsi nimuhumure torero, nimumure ntumwa zanjye, nahawe ubutware mu ijuru ndetse na hehe no mu isi. Umva, bwa butware bwo gutwara ijuru n'isi Mesiya aracyabufite, bwa butware bwo kugutwara kugeza kugejeje mu ijuru aracyabufite. Ndagira ngo nkubwire ngo nyabuneka uyu munsi iri jambo Imana impaye ngo ndikuzanire, ndikubwira ngo ntugahagarane n'abakobanyi, va mu bakobanyi kuko umukobanyi nta ntebe afite mu ijuru. Va mu bakobanyi kuko umukobanyi aciye muri Edeni y'ubugingo buhora bw'iteka ryose. Va mu bakobanyi kuko umukobanyi aciriweho iteka Satani yaciriweho. Haleluya. Va mu bakobanyi. Ngo Imana yaduhaye amahirwe, n'uyu munsi Imana irambwe ngo ninkuzanire amahirwe Imana iguhaye. Irambwe ngo ninkubwire ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ese uri gukurikiza imigambi y'abandi? Hahirwa umuntu udahagara mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicaye n'abakobanyi. Ese wicaranye n'abandi? Ese inama urimo ni iz'abandi? Ese ibiganiro uri kuganira n'abandi? Ese amategeko y'Uwiteka ari mu mutima wawe? Niyo wishimira, niyo wibwira ku manywa ndetse na nijoro? Haleluya. Imana nikugirire neza, mukara w'Imana akugarukeho, imbaraga z'Imana zongera zikubake bundi bushya. Aho wasenyutse Imana yongera ikubake. Bibiliya ibwira Ezekiyeli, iramubwira ngo mbese warebye? Aravuga ngo ndareba. Aravuga ngo ngureba ngo ndikureba ngo mucyango nkabona amagufa y'abantu benshi. Aravuga ngo mbese ari amagufa yakongera akabaho? Biragoye. Kuba amagufa yumye, yaboreye mu kibaya, yaboreye ku musozi, yaboreye ahantu hatatanye, yakongera akabaho akaba umuntu. Aramubwira ngo mwami nubizi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana irabizi ko hari byatatanije amagufa yawe, ko hari ibyasenya amagufwa y'abantu. Imana irabizi ko hari ibintu Imana ni umukozi w'umuhanga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo na Satani si umuswa. Impamvu Satani ari kurwana ngo umunyamahirwe, izi umunyamahirwe, izi n'umunyabyago. Nimba uri gukurikiza imigambi y'ababi, uri umunyabyago. Bibiliya yise umunyabyago. Nimba utari gukurikiza imigambi y'ababi, uri umunyamahirwe. Ijuru rihaye amahirwe akomeye. Ayo mahirwe rero yasigasire, yakikire, yabungabunge, yarwanirire, yakomeze, kuko aya mahirwe Satani yarayambuwe. Yakomeze kuko azaguhesha ubugingo buhoraho. Ntabwo Imana izongera kubwira Soni ngo ntibakubyara. Ntabwo Imana izongera kuvuga ngo niyongere kuremye bwa kabiri. Uraremwe iteka ryose nimba utari gukurikiza imigambi y'ababi. Ariko nimba uri gukurikiza imigambi y'ababi, urunya rwawe ntiruzabura, umuriro wawe ntabwo uzazima, amara yawe ntazahorezwa, uzaka iteka ryose. Wikwiha amahoro. Satani ye kuzana
kumva rero nkubwira ngo itorero Satani ashinze ku isi ryo guhakana iby'Imana yavuze byo kuvuguruza Bibiliya, ndakubwiye ngo ibyo wizeye wubatse ku musenyi, inzu yawe kuzaba kubi. Bibiliya irambwira ngo Yohana ngari ku kirwa cya Epatimo ngo agiye ngo kubona ngo abona abantu atanditswe muri cya gitabo ngo bajugunywa muri ya nyanja y'umuriro n'amazuku bakiteka ryose, ngo ndetse na Satani ngo nawe ajugunywamo n'urupfu narwo ngo rujugwa muri ya nyaka ya kiki umuriro n'amazuku ngo bashyiteka ryose. Yewe muri ukurikiza imigambi y'ababi, yewe muri ukurikiza imigambi uhagaranye n'abakobanyi, yewe muri uhagaranye n'abanyabyaha, yewe muri Bibiliya irambwira ngo nikubwira ngo nta mahirwe iguhaye, yari yaraguhaye Satani arayakwambura nimba utemeye kumva iyi miburo y'Imana. Mu minsi yashize hariho politiki cyangwa hariho amagambo avuga ngo abapasiteri ngo bari kubaka insengero ngo kugira ngo barye ibya cumi ngo n'amaturo. Imana ibagirire neza, ariko reka nkubaze, ese nkubwirije ubutumwa bwiza bukuvana mu byaha ukabaturwa, umwana w'Imana Kristo ukamwakira nk'umwami w'ubugingo bwawe akakubatura, nkaguhesha nk'abambasaderi wawe na Kristo, nkabahuza nturimbuke. Ese ibyo wabigura ngaho ubundi? Nta kiguzi wabona, nta kiguzi wabiha. Ese ko mbonye Satani arakaye, arakajwe n'amatorero n'abavuga butumwa babwiriza abantu ubutumwa bwiza ngo bakabya 10 n'amaturo, maraya zibarya ngahe? Kurara ijoro rimwe kwa maraya nta bahonga imodoka. Imana nishimwe. Ese nta muntu ujya mu kabari yahembwe miliyoni akava mu kabari anekopesheje bamumennye n'ijisho? Hari n'abatataha mu ngo bakajya kwa Faisal. Ndakubwiriza ubutumwa bwiza, turabwira abantu Kristo batura, turabwira abantu Yesu utanga ubugingo, turabwira abantu Imana izaha abantu iherezo ryiza. Imana yakiriho, Imana yakirakomeye, Imana yacu ni muza. Reka tubabwire Imana igira neza. Hahirwa yewe Bibiliya irambwira ngo ninkubwire ngo hahirwa umuntu udakurikiza iki imigambi y'ababi. Ababura bazi reka ngo andi makuru, umuntu akiva mu nda ya mama, umuntu akiza ku isi, umuntu akivuka, Imana yariyereye yatanze abagabo. Umuntu wese avuka n'umwavoka, avuka n'umushinjabyaha. Umwavoka, umushinjabyaha wawe abakubwira ati nyamara hari ahantu wakoze nabi, nta bugingo buhora buzabona. Iyo ututse umuntu umushinjabyaha wa mwavukanye, apana wa wundi ukubwira ngo cyakora ngo birashoboka mu rukiko, hoya undi bama muri kumwe, usambana muri kumwe, wiba muri kumwe, uroga muri kumwe, ubeshya muri kumwe, upangira abantu kubica muri kumwe, ukora politike z'ubugome muri kumwe. Wa wundi ukubwira ngo nyamara nta bugingo buhoraho uzabona kuko ukoze ibyaha, ariya magambo uvuze ni mabi, biriya bintu ukoze ni bibi. Uwo mushinjabyaha niyongera kwibutse imigambi yawe iri gukurikiza uyu munsi, niyongera kwibutse abakobanyi mu bana, niyongera kwibutse inzira z'ababi uri kunyuramo, amaze niyongera kukwibutsa, umutima wawe yongera kuvuga ngo nyamara nubigenza gutya, amahirwe Satani yakwambuye Imana yaguhaye, Imana yakyayakubikiye, urongera uyasubirane mu biganza, wongere ukomeze urugendo rw'Isiyoni.
Yesu nashimwe. Amen. Ndi kukubwira amagambo agukomereza mu nzira y'Isiyoni. Haleluya. Ndi kukubwira amagambo agukangura gukomeza urugendo rujya mu ijuru. Ndi kukubwira amagambo agukomereza ubugingo. Ndi kukubwira amagambo yongera gutuma Imana yongera kukwishimira mu gihe gitobwa nk'iki ngiki. Haleluya. Amen. Bibiliya ngo ni nkubwire ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'iki. Imigambi yawe uri gukurikiza urayizi. Ngo ntagare mu nzira z'abanyabyaha ndetse niyicarira n'iki n'abakobanyi. Ibyo uri gukora mu gihe giteye ubwoba nk'iki ngiki, Kristo araje naho yatinda, urupfu rukuri imbere. Yesu nashimwe. Umva ndagira ngo nkubwire ngo ibiri kukubwira ngo humura, banza urebe ko iryo humura ari riyobora umwuka wera. Ibiri kukubwira ngo nyamara rata, ndagira ngo nkubwire ngo ibiri kuguha ayo mahoro, ese umushinjabyaha wawe wo mu mutima arahamanya n'iryo jwi kuvuga ngo humura. Rato pe cyangwa hahandi waraye, hana ejo wiriwe, bya bindi ejo wari urimo. Hoya ikote wambaye ugiye kugushuka, ipantaro wambaye ye kugushuka, inkweto ikuri mu birenge ye kukubeshya, amavuta uri kwisiga ye kugutwarira igihe. Ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga zose waba ufite mu gihe nk'iki ngiki, banza wiyinire, banza wisuzume, wongere wigarukemo, uvuge ngo mbese ibi bizashira, ibitazashira byanjye n'Imana mu mutima wanjye. Hoya hari abantu benshi nshuti yanjye, hoya hari abantu benshi nshuti yanjye, hari hishurirwa afite. Reka nicare neza. Hari hishurirwa afite riri kumbwira ngo nimbwira ngo politike z'isi, abanyepolitike b'isi bamaze kuzungura Imana isi yayo. Politike y'isi, abanyepolitike y'isi imaze kuzungura Imana isi yayo. Bivuze ngo abanyapolitike bimura Imana, bamaze kwimura Imana, bamaze gufata isi bayihindura isi y'imbaraga zabo, bayihindura umurimo w'amaboko yabo, bibagirwa ko uyu mubumbe ufite umugabo wawubumbye. Babaye nka Nebukadinezari igihe byarangiye. Bamaze gufata amategeko yabo, bashaka kuyimuza amategeko y'Uwiteka. Bamaze gufata ibyanditswe byera, babisimbuza imbunda na gereza. Noneho ikibazo Imana ifite, ibuza abagabo bo kumera nka Daniel ngo bapfire guhamya Imana, bapfire kuvuga ubwiza bw'Imana. Kandi nabo banyepolitike, reka nabo mbabwire, bafiteho ubushobozi bwo kuyobora umubiri, ariko ntibamye ko Imana bafite ubushobozi bwo kuyobora ubugingo bwabo. Nibareke mbabwire Imana igira neza. Nta munyepolitike n'umwe tuzagira ukomeye uzatura Kristo. Yesu nashimwe. Yesu si umwami? Amina, ni umwami. Umwami si umunyepolitike cyane. Nta munyepolitike n'umwe tuzagira ku isi uzaruta Pilato. Pilato ntibyarangiye cyane. Ana ntiyarangiye? Yararangiye. Kayafa ntiyarangiye? Yararangiye. Heroda ntiyarangiye? Yararangiye. Reka dufate abejo bundi ahangaha. Hara mu Budage. Umugabo ati ngende umugabo. Isi irashaka kuyobora. Aho yari ibeye. Yari yakijuru ibiri yavuga ngo isi n'ibirimo n'ibyande. Ibyo Uwiteka. Nabo ati ngisi irayobora. Yarabikoze. Abigeraho. Isi amaze kuyishyiramo, amaze kuyifata. Bande bati no, Imana ntabwo yari kwemera ko ayiyobora burya.
yohereza izindi mbaraga kuko njyewe samya mu gitabo cya Ezekiyeli irambwira ngo nzohereza umugaragu wanjye Nebukadinezari Abisirayeli baba bigomeza ku Uwiteka yohereza burya Nebukadinezari yari umugaragu w'Uwiteka yari igikoresho cy'Imana irambwira ngo nzohereza umugaragu wanjye Nebukadinezari ngo yongere abatwareho iminyago ajye kubakoresha iby'uburetwa yohereza abafaransa yohereza abafaransa yohereza abarusiya abadage baribura bagiye kumufatisha amaboko yijugunya muri eside bavuga ko ngo babuze bari kubona hese ko amateka tuba ko yijugunya muri eside ngo ntiyarangiye tuze ejo bundi ahangaha ubwo twavuga ba Sadamu kugira ngo muri karitsiye wemeze abagabo cyangwa uri umusore wemeza abantu bavuga ati ngende Sadamu kita Sadamu kuko Sadamu ari igihangange ari hese yararangiye njye numvaga umugabo witwa Kadafi batubwira amateka y'ukuntu abesha abaturage y'ukuntu tumwe abaturage ndabane kabisa uyu ni umugabo ariko ararangiye n'abandi ndagira ngo banyepolitike mbabwire ngo namwe ijuru mukwiye kuzaritaha niyo mpamvu birimbwiye ngo nize mbwira abantu ngo wahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'iki yababi politiki itubaha Imana Imana yarambwiye ngo nimva iyo ni misiyo mfite bifite iherezo byose bizarangira muke twubake ubwami butagira gute butazashira Yesu nashimwe hahirwa umuntu utagira gute akurikiza imigambi y'ababi nshuti yanjye izo social media tugiye kuzijyaho tuvuge Imana nashimwe tugiye kubwira abantu ko hari uburenganzira bafite hari n'ubwo badafite bamenya aho umurongo utukura badakwiye kurenga ugira gute ugarukira Yesu nashimwe amina impamvu ni iyi Dawidi ntiyari umwami cyane rwose ntiyigeze ishyomotse akabona umutambyi akajya akora ibiri mu nshingano z'umutambyi byamugendekeye gute byamuzaniye umuvumo hari imirimo y'abatambyi hari n'imirimo y'abami mureke imirimo y'abatambyi ibe y'abatambyi mureke imirimo y'abami ibe y'abami mureke ubutware bw'Imana bufite ntabwo ijambo Bibiliya irambwira ngo mu gitabo cya Yohana irambwira ngo ntabuze umwana keretse se nta nuzi se keretse umwana n'umuntu wese uwo mwana ashatse kugira gute kumumenyesha se ntabwo twiga nta teori izamenye biramutse ari uko bimeze twakabaye isi yose izi Imana ariko ubwo ni ubuntu Imana izi ikakugirira ni ubuntu Imana izi ikatugirira mushumba wacu dusa nk'abagera ku musozo rwose ndashaka kubabaza mwavuze ngo politike yimuye Imana mu isi y'Imana ndashaka kubabaza muri iki kibazo mbese abantu bitwa ko ari ab'Imana tubona baba muri politike mwabavugaho iki urakoze cyane umbaje ikibazo cyiza cyishimishije cyane Abisirayeli bari kuva muri Egiputa bageze mu butayu yego Mose Uwiteka amutumiye ngo yongere asubire ku musozi wa Sinayi bageze mu butayu yego Mose Uwiteka amutumiye ngo yongere asubire ku musozi wa Sinayi Uwiteka akora Datani na Baramu bari Abisirayeli bari mu rugendo ruva muri Egiputa rujya i Kanani yego ariko burya akora Datani na Baramu muri Egiputa ntabwo ugeze bakoreshwa uburetwa n'abanyegiputa ahubwo bari Abisirayeli bafasha abanyegiputa gukoresha Abisirayeli uburetwa imiruho n'imihate by'uburetwa Abisirayeli babayemo muri Egiputa kora Datani na Biramu ntabyo igeze bamenya heka baryaga inyama zo kwa Farawo barya imisheri yo kwa Farawo banywa vino zo kwa Farawo imibabaro n'imihati byatumye Mose avanwa kwa sebukwe akajya kubwira bise ko hari Imana ibatumye hari ibanga aje kubamenera
burya ba Biramu ntibyo bari bazi. Biragoye rero ko wamenya agahinda k'Abisiraheli. Yego. Uri umwisiraheli utari kubabara n'Abisiraheli ahubwo unezerewe muri Egiputa. Urabyumva neza. Yego. Imana ishimwe ko burya nabaruka bari abayobozi kuko Ruka ari umudogiteri kandi umudogiteri aba ari umuntu ukomeye mu gihugu aho ariho hose. Suko atari gukora imirimo y'Imana Yesu ataramuhamagara, ariko ntibyabaye ngombwa ko akora umurimo w'Imana Yesu ataramuhamagara, ahubwo yakoze umurimo w'Imana nka Ruka yandika amateka ya Yesu, ariko Yesu amaze kugira gute kumuhamagara. Hari abantu rero benshi bari muri politiki bitwa b'Imana ariko ari nk'abadatana ba Biramu, kuko barimo ntabwo twagera ku rwego nkuru nguru. Twaba dufite abavugizi. Uragira umuvugizi dufite umuvugizi uhereye kera kose umuntu w'Imana yararenganywaga. Urazi abagiye bajya mu matanura y'imiriro mu gihe cya mbere ya Kristo. Yego. Ukaza mu gihe cya nyuma ya Kristo. Ba Pawulo bajya mu nzu z'imbohe. Birashoboka ko Kristo uri muri wowe ari we watuma urenganya. Yego. Ikibazo ntago mwagihaye umucyo neza nkuko mbishaka. Reka ngisubiremo noneho. Giha umucyo. Gute umuntu w'Imana yaba n'umunyapolitike ibi bintu birahura cyane. Ni reka nekojya gufata ko bya ba Biramu tuze mu bigaragara neza. Iyo usobanuje Bibiliya hari abantu badasobanukirwa neza ntibabimenye, batabyumva. nkanjye korana na detail na Biramu ndabazi, ariko abandi harimo abantu batabazi. Reka mbiguherero neza. Ari ukuntu abantu benshi batubona tugenda na Bibiliya bakagira ngo turabaswa. Twarize. Yego. Imana duhamagaye twarize. Yego. Tuvuga ubutumwa tutabavanye mu byo twize, ahubwo tubivana mu byo Imana yashyize muri twe, ariko n'ibyina twarabyize. Ntabwo rero Imana si umukene. Imana ikora hose. Yego. Ikora mu bakene, ikora mu bakire, igakora mu bayobozi, igakora mu bayoborwa. Ahubwo ikibazo twe dufite ni uko iyo umuntu amaze kugera muri politiki areba intebe ya politiki, yareba idarapo rya politiki, agatangira kutongera kubaka ubwami bw'Imana nk'uko byakagombye. Ati gute? Biragoye ko waba uri meya ukazi iwanjye, naraye mbyaye, mfite uruhinja mu nzu, yewe n'igitoki cyo guhemba umubyeyi ntakibuze, n'isombe ryo guhemba umubyeyi naribuze, n'igikoma cyo kumuha ntakibuze, kandi ari ku kiriri. Nturebe ikibazo mfite, aho ukaza gushyira gahunda za leta ukaza gushyira misiyo ya leta mu bikorwa, ukaza bati muze karame tuje hano iwawe, ni karibu, nkajya muri abashyitsi muje kumfasha ikibazo mfite, ahubwo muje kunsonga. Usohotse ugiye hanze tuje gukuraho amabati. Muje kujya gute? Tuje gukuraho amabati. Kubera iki se? Angaho tuye ntituhashaka. Koko mwambabariye se ko naraye nduhutse ndavuga ibyo nabonye, ntabwo mvuga ibyo ntahabonye, ndavuga ibyabaye nabonye. Yego. Mwambabariye se ko umubyeyi yarayabyaye, ariko ubu gutya muvanye kwa muganga ya nimugoroba, mwihangane ave ku kiriri muzaze musenye rwose. Hoya turahava tuyikuyeho. Mwakwihanganye se nibura imvura igahita ko muruzi imvura ikubye, ndajyana uruhinja n'umubyeyi uyu musonga umwana arawukira, oya turava tuyikuyeho. Nshuti yanjye biravuga ngo mu minsi abantu bazaba bakunda ibibanezeza aho gukunda ibinezeza iki Imana. Tuvugisha ukuri. Icyo kibazo uri umunyapolitiki, uri meya cyangwa se uri gitifu cyangwa se uri kanaka uri we wese, inzego zose waba uhagazemo,
mu by'ukuri nushyira gahunda za leta mu bikorwa urabushyira gahunda z'Imana mu bikorwa. Sinzi Bibiliya iravuga ngo abayoborwa bubahe ababayobora. Iyo ndabyizi ngo kuko ntabwo batwarira ubuyobozi buva ku Mana. Ntibatwarira inkota ubusa. Reka nkubaze Pilato ajya kubamba Mesiya yaravuze ngo ngiye umuntu nta cyaha agize gute afite mubonyeho icyo akora ngiye mu kubarekurira mukoreze icyo mushaka kuko yatinyaga ko bagira gute yatinyaga ko bamukura ku bwami si uko atari yabonye ko wese nta cyaha afite ahubwo ni uko yaragundiriye ki ubwami bigoye rero k'umunyepolitike nyabo mu kirisito gukorera Imana ntabwo bishoboka. Birashoboka singiye guca iteka ariko biragoye kuba wanoza ibya politike ngo unanoze ibya Kristo biragoye. Pilato ati ngewe ndabona nta kibazo afite nta n'icyamushinja kandi Pilato niwe wari ufite ikibazo. Impamvu Pilato ari wari ufite ikibazo, Pilato niwe wari umwami w'Abayuda kandi haje uwitwa umwami w'Abayuda. Pilato niwe wari ugiye kuzungurwa ariko ati ngewe kubw'uko umukara w'Imana yaramaze kumushyira ko umuntu ari umwana w'Imana ndetse nta n'icyaha afite kuko ari umwami w'iki w'Abayuda. Pilato arabivuze aravuga ati ngewe nta cyaha mubonyeho no kumusarika ati uyu ni umwami burya niho none se sibwo yakoze iherekanya buriya Pilato yaramaze ko iki iherekanya bubasha rwose icyo biterekanya bubasha ariko reka umusaraba yaravuga ngo uyu ni umwami w'Abayuda ariko kubwo kugunda kugira ngo batamwambura umugati w'ubwami bati ngaho ni mu mwica. Twari turi ku kibazo kivuga ko umuntu adashobora kuba umukristo ngo abe yaba n'umunyepolitike ngo bishoboke. Mutubwiye yuko bigoye. Birashoboka ko biragoye. Navuze ngo birashoboka ko biragoye. Ariko turebye Imana ihamagara uwo bita Pawulo yamuhamagaye ari umusirikare ukomeye kandi mpamya ko ntabwo yongeye gusubira mu gisirikare. Yes. Umucyo rero ahantu uri nuko niba uhamagaye uri umusirikare wareka iby'ubusirikare bw'isi niko bimeze ukaba umusirikare wa Kristo kuko nanjye umwe ngo warakijwe uri umusirikare nkaza kukubona leta ukorera yaguhaye imisiyo yo kujya guhohotera umuntu nduzi ko ari ukumuhohotera wowe wica ku ruhande nibyo nkabona ubikoze neza nk'uko leta yagutumye ntabwo bwa Kristo nzi nakubwiye ngo njye mfite ihishurirwa ry'uko leta zisi zimaze kuzungura leta y'Imana mu isi kuko biravuga ngo zazunguye leta y'Imana mu isi zimaze kuzungura leta y'Imana mu isi. Imana yarimiwe mu isi ahubwo nuvuga ngo ubutware bw'Imana amaleta yose amaze kubwiyambika bumaze kuba ubw'amaleta y'isi. Tugana ku musozo umukristo nyamukristo cyangwa se nkwibarize kino kibazo uri umuntu w'umupapa urakuze cyane ufite umwana wawe n'umurokore rwose ejo ugiye kubona ubonye abaye umusirikare uzamufata ute ko yari umusirikare yari umukristo akabaye umusirikare uzamufata ute uzavuga ko aguye uzavuga mbese ndagira ngo uduhe umucyo kuri icyo kintu. Umugabo witwa Yohana Batista abatiza Yesu kuri Yorodani ngo abasikana baraje ngo abona barahuruye bavuga ngo none ngo mwigisha ngo tubigeze gute ati munyurwa n'ibihembo. Ubu rero si ibihembo biri kunyura abantu b'abasirikare gusa ahubwo namubwira nti mbo ubaye umuyobozi ugiye mu gukorera leta ugira ubwenge nk'ubw'inzoka ariko nturyane nkazo ugenda uzi ko ugiye muri misiyo ya leta ariko ntute misiyo y'Imana ugenda ugiye gukora ibintu bizatuma nta rubanza ruzagutsinda mu ijoro ugiye kwishoramo ufata umuntu w'inzirakarengane ngo umurase ufata umuntu w'inzirakarengane ngo umurateho imyambaro ufata umuntu w'inzirakarengane ngo umutwaze igitugu uzibuke ko iyi mirimo yose ukora hano mu isi umunsi umwe uzayibazwa. Murakoze cyane ndagira kukubaza uri umushumba ugize amahirwe ubonye akazi leta iraguhamagaye iguhaye akazi mu
mu buyobozi runaka, yenda n'urugero ikugize nka meya cyangwa se gavana cyangwa se uhagarariye icyiciro runaka muri leta, wabigenza ute nkawe uri umupasitori? ijambo ry'Imana rirambwira ngo mbere na mbere ijambo yahozeho kandi ijambo yahoranye n'Imana, kambwira ngo nta cyaremwe na kimwe kitaremwe nawe. Inshuti yanjye, hari abapasiteri bamwishakira ndamu, yego, babeshejwe no kugira ngo banezeze ababimitse, ariko ngeweho ndagira ngo mbwire ngo abapasiteri ni babiri. Hari abapasiteri bameze nka Dawidi batoranijwe n'Imana, hari n'abapasiteri bashyizweho n'abantu bagiye gukira misiyo z'abantu muri gahunda. Hari na pasiteri uhamagawe n'Imana ushinzwe gushyira umugambi w'Imana mu bikorwa. Ngewe rero kuko nzi ko icyo wangira cyose kitakora icyo Imana yangize, nabanza ngakiranuka kubwira nti oke, mumpaye akazi ariko ndi umushumba ushumbya abantu kujya mu ijuru, ibyo mubimenye. Namwe mubaze munyemere ko mbashumba, dukorane mwemera ko ngira gute mbashumba. Nurya ruswa tutazagendana amahoro, nushaka guhohotera umuntu kubw'impamvu zawe kanaka tutazabyumvikanamo, nushaka kwishyira hejuru ugasumba Imana tutazabana mu mahoro. Wemeye ko tuzayobora ibyo tugiye kuyobora tuwe n'Umwuka Wera na Bibiliya, uko bimeze. Mwibuke ko mwigeze kutubwira ku kibazo kimwe cyabaye cy'umuntu wari wabyaye yabyaye na gavana cyangwa se meya, ngo araza aramubwira ati sohoka. Ubaye ari wowe meya wa kiriya gihe, leta ikabubwira ati genda ubwire uriya muturage ave hariya kuko hari ahantu ntago hemewe, uri meya uri pasitori, uzasuzugura leta igutumyeyo wubahirize Kristo waguhaye umurimo, cyangwa se uzakora ibyo leta igutumye usuzuguze Kristo wagutumye? Inshuti yanjye, umva ukuntu ijambo ry'Imana rivuga, kandi nawe ndariguhaye. Birambwira ngo abayoborwa n'Umwuka Wera w'Imana nibo ki? Nibo bana b'Imana. Ntabwo biri tubwira yuko abayoborwa na leta aribo bana b'Imana. Ntabwo leta ibyobora abantu bose ari byiza kuryo nabyiyahuramo. Ubusa we leta yoroshye muri jenoside nta ngaruka. Hari ibyo ugomba gukora ugahamanya n'Umwuka Wera ko nta rubanza. Hari n'ibyo yambwira ngo ntihoya nimufate ibyanyu. Ntabwo byose nabyemera. Tugana ku musozo, waha impuguro ki abakorera leta bagakorera na Kristo, unasezera nyine dusoza? Urakoze, Imana iguha umugisha kandi iguha umugisha cyane. Ukora umurimo mwiza, uyu murimo ukora Imana yo mwijije uri kwibukiraho. Murakoze cyane. Igihe kurambura ibiganza by'ibyishimo. Murakoze. Ijambo rero dusoza, abantu dusoza gahunda yivuga ko turimo leta ni y'Imana. Yego. Abakozi ba leta ni ab'Imana. Yego. Mbere y'uko leta iba leta, Imana mbere. Yego. Icya kabiri, nyuma y'uko leta izaba itari leta, Imana izitwa Imana. Yego. Icya gatatu, nyuma y'aya mareta turiho tunarimo nituva mu isi twimutse, tuba tugiye mu bundi buzima bwitaba Imana. Imana ishimwe. Buri wese nategura urugendo rwe uko azarusoza, kandi yitegura urubanza kuzarubana no kurutsinda nagera imbere y'Imana. Nta muntu wese udafite ubwenge, kabone niyo wambwa ko utari umukristo. Buri muntu wese yavukanye n'umwavu kumushinja n'umuburanira. Buri wese azi icyaha. Bibiliya irambwira ngo nzatura murimo, ngendere murimo, amategeko yanjye abe muri twe. Ubu niyo utagenda na Bibiliya, amategeko y'Imana ari muri twe. Umuntu wese rero urwego arimo, yaba ari general, yaba ari major, yaba ari perezida, yaba ari ministeri, yaba ari umudepite, yaba ari sena, yaba ari guverineri, yaba ari meya, yaba ari gitifu, yaba ari umuyobozi w'umudugudu, niyibuke ko hari Imana isumba byose. Umuntu wese azahagarara imbere ikamubaza ibyo yakoze, igahemba cyangwa igahana. Buri wese rero ategura urugendo kuko ibi bizarangira.
twasoza rero utanga nimero yawe ya telefoni, umuntu wagukenera wese akaba yakubona ukamufasha muri ino nzira iva mu isi igana mu ijuru. Amen. Na dutangira nabwo ko nge ndi representant legal Uwimana Elisa guturuka mu karere ka Rusizi, umurenge wa Gihundwe, Kamembe. Nimero zanjye ariko songi barizwa ubuntu mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda, ni 07 0 15 82 01. Ndasubiramo 07 0 15 82 01. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Amen.